ahubwo arya usanzwe urya urusenda rimwe na rimwe. harimo urusenda aho ngaho ya urusenda na aperitif none urusenda rurukira mu nzoga none se kuyinyweye urapfuye ushobora kurwara nzakuvuza none se ndahamagariye iki nizere ko utahamagariye ngo umbwire ngo wanitegure kugenda. oya ntabwo aricyo naguhamagariye dukomeje kunyura ubwoba nta kindi kintu unshakira ni ukugenda nta zindi bizinesi ngirana nawe nta kintu kimbwira ibintu byose genda nzahora mu nzira. se wajya ufunga ko nta gatuza ugira ifungana ntabwo yaburiho nta kifunga n'ubunini hahandi urumva kwanika amagufa gusa nta kindi so kwakira ikintu uri kugushakira ubundi umwita Kira ariko ngiye mwita Kamerewo. Yakoze iki? Ntacyo yakoze. Muramuheruka? Yego. Mwiruka nka ryari? Hano tutabonana ntabwo Kira navuganye nawe. Hari ubwo se waramuhamagara ukumva ari bize ukuntu cyangwa ukumva ari kukuvugisha ameze nk'uhuza ukuntu? Erega mbona iriya mari ugomba kuzana iriya mari ugomba kuzana abantu bayindangiye n'inshuti ze. Rero birasaba ko ujya kubareba bazi ko mushiti wabo ameze neza. Kuyo mpamvu nanjye ndi kukwaka amakuru kugira ngo yaboherereze mbabwire ko umuntu ameze neza nta kintu. Papa mushiti wanjye ameze neza nta kibazo afite. Yafite ikibazo aba yarakimbwiye. Ameze neza pe aranishimye cyane. Wow. Icyo nicyo cy'ingenzi. Kugira ngo dutangire iki kiganiro reba nimba warakoze subscribe. Nusanga utarakoze subscribe maze ukore kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bitandukanye. Nge ni Gasayiye Muzehe Kongomani naho ngo na bose. Ngo hayi kaze. Aho uherereye hose ujye dufasha umwanya twicaye tugiye kuganira. Nawe bigusaba ko wakicara kugira ngo wumve akantu kandi tuba tugiye kuvugaho. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu The Contract cyo filimi y'uruhererekanye. Mwese mukunda byane kandi mwese muhoramo mwibaza utuntu twinshi cyane ni iyihe mpamvu biba byagenze nk'uko muba muri kubibona. Ariko ngewe mba nicaye kugira ngo usobanurire akantu ku kandi. Ese nimba uwarebye video iheruka imaze gushira cyangwa yarangiye, wabonye ko umugabo Tayiga yatangiye kubaza amakuru ya Kiramane cyangwa amakuru ya Kamerewo? Nkuko mubizi iyo turi hagati y'aba bagabo, turi hagati ya Bobo ndetse na Tayiga, dukoresha Kamerewo, ariko iyo turi kwa Nyambo dukoresha Kiramane. Uyu mugabo Tayiga yatangiye kubaza amakuru Kiramane nimba ameze neza kubera yuko azi icyo yakoze. Niyo rero nawe ukabitekerezo urasanga Tayiga ari ufite uruhare rukomeye cyane mu itandukana ryiwe na Nyambo. Ndavuga Kiramane watandukanye na Nyambo. Niyo byitegereza cyane nawe ubwawe ari wowe ntabwo wakemera kubana n'umuntu wakoze amahano akomeye nk'aya aba bagabo bakora. Dore yuko yamaze kuvuga yuko imari igiye kuzuye ifite agaciro k'amafaranga menshi cyane. Miliyari na miliyoni 100,200 n'ibihumbi 20. Ni amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo arabizi ko neza ibyo ari gukora nta mikino ibamo, nayo mpamvu bamaze gufata Nyambo bakabanza kumukura mu buzima bwa Kiramane. Amambere bari bapanze kumwica, ariko ntabwo byakunze ko bamwica bitewe n'uko urukundo rw'irwa rukomeye cyane. Uyu Kiramane iyo umukobwa kiza gupfa byari guhindura isura n'imari ntabwo bari kuba bayibonye, kubera yuko aba bagabo barabizi neza icyo Kiramane ashoboye cyangwa uwo Kamerewo ashoboye. Nkuko mubizi umukobwa Tasha yaje kuneka kugira ngo arebe uri kugambana muri business zabo. Nimvuga business umve ko ari business mbi, smuggling cyangwa magendo. Ni ukuvuga ngo uyu Tayiga
yamaze gushyira umwana we muri business ariko umwana we afite ubwoba, ndavuga Bobo afite ubwoba kuba yakinjira muri izi business bitewe nuko yumvishe ko ziri muri risk y'urupfu. Wana mugari nimba umuntu yaguha ikintu ukaba wakigezaho amahoro, kuki ushobora kuba wageraho ukababwira ko ikintu cyabuze kandi utabigizemo uruhare? Ni ibintu bikomeye cyane mu buzima busanzwe. Ari igihe umuntu bamuhereza imana ngo yijyane cyangwa bakaguragiza ikintu, ariko ukazagaruka shobuja yagaruka ukavuga ngo narakibuze. Narababwiye ibi bintu turajya tubihuza na Bibiliya turebe ku kintu bivuga. Iri jambo n'umugabo yakoresheje, umugabo umwe yazindutse mu bakozi biwe cyangwa tuvuge ngo yari afite urugendo, ahamagara abakozi be batatu maze ngo abahereze icyo bita itaranto. Reka tuvuge ko ari imirimo yabashinze, ngo umwe amuhereje 5, undi amuha 2, undi amuhereza 1. Ariko umwe we 5 aragenda akora neza, n'uwe 2 aragenda akora neza maze ngo azibyaza umusaruro zirikuba. Wa wundi umwe aragenda ngo arayihunika. Rero mu buzima busanzwe iyo umuntu agushyize mu kintu ngo gikore, gikurana umwete kubera ko inyungu bizaza nyuma. Twikomereze ku kiganiro cyacu turiho cya The Contract. Bobo impamvu yagize ubwoba, mwibuke ko Bobo nawe ari mu rukundo. Urukundo rw'iwe rwa Daniela n'urukundo rukomeye cyane dore ko bari gupanga ubukwe. Bobo no diri yemeye no kugira ngo aveyo akora ubukwe nta gindi magaraza afiteyo yuko so ari kumutota kuba yamujyana muri business ze. Ariko aka kandi ubwo bagize no kubera ko yumvishemo hari upfu. Nawe utekereze kuba waba uri kugenda ufite imari ihagaze miliyari n'amamiliyari, ibaye ibuze wakumva byagenda bite? Nta kindi usibye gutekereza aho warigitira kubera ko kuba ku isi y'Imana aba bagabo nta hantu batagera. Buri gihugu cyose kiba gifitemo umuntu wabo bakorana. Bivuze ngo rero uyu Bobo nta hantu yazabona yihisha sibyo kujya mu nda y'isi. Ashobora no kugira mu nda y'isi agasanga bamutanzeyo, ntago bemera ko babana bakabura hajya kaminzerereze ku musozi. Sinzi nimba aka kantu mukumvishije neza. Twibutse tudatinze, uyu Tayiga mu mirimo yiwe yose akunda kuyikora dutuje, nubwo mwabonye umukobwa amubwira ati ntukajye uhubuka, ariko ikintu cyose aba yamaze kugipanga. Nawe utekereze kuba haye miliyoni 20 umuhungu we kugira ngo amujyane muri business, amwohereze mu bihugu byose mwege mwibuka yababwiye, amujyane inama yo kumugira mukoreza uwo muzigo. Murabizi neza yamubwiye ko bizaza mu makontineri, bimwe bizaza mu mafi, ibindi bize mu mapine. Byumvikane ko ibyo ari ibiyobyabwenge bizabyinjiye mu gihugu. Bobo afite risk nyinshi cyane yo kuba yafungwa kandi akagira risk no kuba yapfa. Afite imari ihenze cyane kandi afite imari leta ihiga. Bivuze ngo uno mugabo impamvu atajyayo nuko bamaze kumumenya ko ari umunyamabara. Impamvu yohereje umwana wiwe nuko kubera ko umwana wiwe nta muntu wamukeka. Icyo nizere ko mugisobanukiye impamvu yahisemo ko umwana we wa mbere agenda. Ubundi umwana w'imfura mu muryango aba yubashywe kubera yuko niwe muntu ugomba kuzazungura se agahagarara mu bukimbo cyiwe akaba umutware w'umuryango. Ariko uno mugabo ntago yigeze abyifuza, ahubwo arashaka kumujyana muri ibyo bibi. Akenshi na kenshi tugira umugano uvuga ngo mu Kinyarwanda uvuga ngo imfura igenda nka se, ngo si umuhungu wa Samusuri yavukanye isundu, ngo kandi impundi kuva ku mukuzo. Ni ukubera iki bavuze uwo mugani? Ni ukubera yuko bavuze bavuga Ikinyarwanda kitubwira yuko burya imfura ibingana na se. Impamvu bavuga ko ibingana na se ni ukubera ko ari we mwana wa mbere umubyeyi yaba yarigiyeho kubyara. Ni irema ry'umuntu Imana iba yaramufashije kuba yarema uwo muntu, niwe muntu wa mbere. Nk'uko mubizi akazi ka mbere cyangwa umuntu mwakundanye bwa mbere cyangwa igikoresho wiguriye bwa mbere ntabwo kijya kikuva mu maso cyangwa kikuve mu bitekerezo, uhora ukibuka. Niyo mpamvu umwana wa mbere mu muryango yubahwa cyane. Kimwe ni nk'uko umwana wa nyuma nawe akundwa. Impamvu nawe akundwa ni ukubera ko ari we mwana uba wafunze ibyara by'uwo muryango. Nizere ko ako kantu mukumvishije neza. Nimba wasoba wowe yajyaga wibaza impamvu bavuga ngo imfura ingana na se, nshobora kuba ntabisobanuye neza, ariko impamvu bivuze no kugira ngo tugendane n'ikiganiro cyacu The Contract. Tudatinze kuri aba ngaba tukirukanka ku mugabo Mitsutsu twari dukumbuye tumaze iminsi cyane tutamubona. Ese ino video waba wayumvishije? Ese uru rukundo Mitsutsu yaba ari kuvuga rwaba ari urwanyarwo? Igihe rero niturangiza kuyireba tuyiganireho. Tambuka ubona nk'utubyeri dukonje turi muri firigo neza cumva ubwenge bwako. Umukobwa badutagiye kumubona mu byeri. Mitsu ubwo buraya bwese bushaka. Ikindi nunanira ndagusubiza mu cyaro. Witwara ikintu cyose cyatuma usubira mu cyaro. Mu cyaro namureka. Yimureke ni tukajya duhura gusa tugasuhuzanya. Ese wabajije Genevieve ko yangurube yawe yabwagwera ko bambwiraga ko
yenda kubwagura yabwagweze nyine yabimbwiye ejo ntabwo yaba irabwagura irabura iminsi ni akazi kakubaka ibyana byinshi urumva utazabonye amafaranga so kandi n'ibyo nahitanze uriya mukobwa tukodesha mu nzu ugarura inkuru z'uriya mukobwa reba hano uriya mukobwa Mitsu mubujije uriya mukobwa n'abandi bakobwa bose ndamuretse mureke Maybe you can see it in my eyes, the quiet storms I can't disguise. I wish I could just let it out, but fear and hope keep spinning around. nk'uko byiboneye amagambo ya Mitutsi afite avurimo icyizere cy'ahazaza. Ntago afite kwiba ko ubuzima yababayemo. Abantu benshi cyane muri ino si babayeho bahangayitse bitewe n'ahazaza, ariko Mitutsi afite icyizere cy'ahazaza dore ko kwizera kwe gukomeye cyane. Yizera ko umunsi umwe ubuzima arimo buzahinduka maze akajya mu bundi buzima, maze akabona ibintu byinshi cyane kandi byiza. Kandi kuko birumvikana ubuzima turimo iyo udafite icyizere ubayeho nk'umuntu wamaze gupfa kera. Icyizere nicyo kituremera ahazaza, icyizere nicyo gituma tubaho. Ariko ingeso yingiranye mu mujyi zo ntabwo tuzi ko zizatuma icyo cyizere kiwe kizagezwaho. Icyambere agaragara nk'umuntu udafite ubwenge buzima bwuzuye, agaragara nk'umuntu udatekereza neza, ariko ibitekerezo byiwe wamuteza amatwi wakumva ko ibitekerezo byiwe bifite aho biganisha. Ni umuntu nk'abandi kandi agakunda nk'abandi, bivuze ngo nawe ibitekerezo byiwe n'ibizima muri sosiyete. Nubwo benshi cyane bavuga yuko adatekereza, nawe utekereza uyu Mitutsi nk'uko yabyivugiye usanze ari umuntu ukomeye mu gihugu. Benshi cyane bajya bigira abantu boroheje kubera yuko batabashaka ko abantu babafata uko batari cyangwa babaha ibyubahiro badakwiye. Rero Mitutsi akunda kwigengesera mu buzima bwe bwose. Aho uzamusanga hose uzamusanga ari umuntu uvuga ibintu bisekeje kandi avuga ukuntu. Uwo niwe Mitutsi tuvuga. Mushiki we Jojo waramuzi ko babanye igihe kirekire n'igisozi warazize, niyo mpamvu mwumvishije amubwira ati nyaboneka ihangare witwararike. Murabizi bose abagabo aho bahera hose aho bagera bose bakava bose amaso yabo yagize ku gitsina gore abona ibindi bintu bitandukanye. Kandi ikindi cyose babamera nk'inyoni ifite amababa iri kugenda mu muyaga. Nimvuga gutyo urabyumva, bisobanuye ko baguruka nta mababa. Ntago wamurenganye kandi nawe ntiyakagombye kuba murenganya. Twirukanse rero ku makupure yacu abiri, ariko uno munsi ndifuza ko tuvuga kuri kupure imwe ya Kiramani yamaze gukendera. Impamvu nkoresheje Kiramani ubwo twagiye kwa Nyambo. Ubundi kosa abantu bakoze nuko urukundo rwabo rwatangijwe n'amafaranga, kandi ayo mafaranga yavaga ahantu habi. Amafaranga yose ni amafaranga y'abavuye mu bwicanyi, yavuye mu busamanyi cyangwa mu bujura. Yose aba amafaranga akomeza kwitwa amafaranga kandi akaryoha kimwe. Uyu Nyambo ikintu cyo yirengagije umugabo wiwe maze yiruka ku mafaranga. Ariko nk'ubushize ikiganiro twakoze nababwiye ko byose ari ubusa, ari nko kwiruka ku muyaga. Umubwiriza niko atubwira. Ubundi iyo utamfashe amafaranga ukayashyira imbere, urukundo ukarushyira inyuma, nta kabuza nta mahoro ubona. Ariko Nyambo urugamba rwe ari kurwana rurwanye nabi kubera ko yakagombye kuba nicara akarwanira ishyaka no mugabo, kubera ko yaratangiye kumuhindura amugira umuntu mwiza. None amusubije mu buzima bubi, amusubije gusubira muri bya bikorwa bibi. Yongeye kumusubiza mu bwicanyi no gucuruza simagaringe. Niba uvuga ngo nawe urabyumva, ubucuruzi bw'amagenda kandi bubi no gucuruza abantu byose birimo. Uyu mugabo Kiramani yahindutse, yabaye umwana mwiza ufite ahazaza, ariko agiye kongera gusubira mu mwijima, dore yuko inshuti yiwe yamubwiye ngo ibyo wakora cyose shaka amafaranga, ibindi ubyihorera abagore ubibihoreye, kubera yuko nimba ari abagore warababonye watwaye benshi cyane, waryamanye na benshi, ariko uyu nguyu nimba agiye ihangane
ibikuvemo ahubwo nurangiza ushyira imbere igiceri. Impamvu yavuze yuko nuko azi ko amadiru ahari bo na se bakora aba afite ibiceri byinshi cyane. Nta diru itarimo amamiliyari aba bagabo bajya bakora ngo bakoze diru y'ibihumbi 100, oya bakora miliyari n'amamiliyoni 100. Niyo mpamvu yamubwiye ngo ukorera ibiceri, kubera yuko ubundi ikosa yakoze no kubera ko yashoye amafaranga mu rukundo. Ubundi bavuga yuko urukundo rutagurwa ni ikintu kizana, kandi iyo kimaze kugera mu muntu kiramukoresha kikamukontorora kikamwereka ibyo ugomba gukora. Ariko iyo urujyanye nawe ukarujyanamo amafaranga, wumva ko amafaranga